aragisha inama. Uyu munsi muri aragisha inama yacu y'uyu munsi turareba inkuru ibabaje y'umugore w'imyaka 25 y'amavuko waje kumenya ko umugabo we yoza imodoka aho kuzicuruza nk'uko yari yarabimubwiye. Yaratwandikiye uyu mudamu aragisha inama. Ubwo uyu mugore yajyaga gusura uyu musore mbere yo kubana, bagendaga mu modoka zitandukanye kandi zose nziza cyane. Ubwo yamubazaga aho izo modoka zose azikura, ubwo bateretanaga, umusore yamusubije ko ubusanzwe acuruza imodoka. Ukuri kw'ibyo kwaje kumenyekana ubwo uyu mugore yamenyaga ko umugabo we yoza imodoka za rubanda, abimenya ubwo yamusangaga ahakorera uwo murimo. Uyu mugore aragira ati, yemwe nimungire inama n'ukuri, maze amezi 4 gusa nshakanye n'uyu mugabo, ariko anteye agahinda, nkeneye ubufasha bwanyu. Yakomeje ati, ubwo yanteretaga mbere yuko tubana, yafataga imodoka z'ubwoko bwose akaza mu rugo kunsura, namubaza akazi akora akambwira ko akora akazi keza ko kugurisha imodoka. Nyuma y'amezi 3 dukoze ubukwe, nibwo natangiye kujya nkeka ko ashobora kuba yoza imodoka, ndetse n'imodoka yazagamo zabaga zazanywe n'abantu ngo azoze, kugeza n'ubwo mwisangiye ku Kinamba. Ese kuki yambeshye bene aka kageni? Ese kuki nabyizeye bikagera naho dukora ubukwe tukemerana kubana? Ikibabaje cyane nuko narangije amashuri yanjye ya kaminuza, nyuma nkanamenya ko we atigeze yiga. Nukuri ntimumfashe kuko mfite gushidikanya kwinshi muri nge. Ese nkorike? Mugira inama muri komenti. Nawe niba ufite ikibazo cyangwa ukaba ushaka kugisha inama, twandikire kuri 0788 25 29 58.